nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikira Enroad TV aho muherereye hose, abari mu majyepfo y'u Rwanda, abari mu majyaruguru, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, ntirengagije n'abadukurikira bari hanze y'igihugu. Mwese aho muri ndabasuhuje, mbifurije amahoro, mbifurije kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzima, ubuzima burambye, ubuzima burimo ibyishimo. Uyu munsi rero nifuje kuza kubabwira uburyo mbakunda. Abantu mudukurikira, abantu mukurikira ibiganiro byacu, ndagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane kandi nanabashimira uburyo mukomeza kudukurikira, uburyo mureba ibiganiro byacu, bamwe mukanabisharinga, mukabitanga ahandi, mugakora like, mugakora comment. Ntababeshye ni itafari rikomeye muba muri gushyira kuri Enroad TV. Ni ibintu ntabura kubashimira, rero muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe. Ari nayo mpamvu mubona uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa muri kureba kuri kamera. Nabemereye kuzajya mbakorera ibiganiro by'ingenzi, ibiganiro bibafitiye umumaro, ibiganiro bibubaka, ibiganiro mbese bitari ibyo kubatera umwanya, ibiganiro byiza bifite icyo byubaka mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niyo mpamvu uyu mutumirwa mureba imbere ya kamera, nubwo ari bubibwire mu buryo burambuye, hariho abandi bari basanzwe bamuzi, hari umubonye akaba abonye atari ubwa mbere yari asanzwe amubona. Bamwe muri mwe mumuzi ari nk'umuntu w'impuguke mu by'ivugabutumwa, ni umubwiriza, akunda kwigisha ahantu henshi hatandukanye. Ubwo abantu yagiye ageraho murahita mumureba, murahita mumumenya ko ari we. Hari rero n'abandi bamuzi mu bundi buryo butandukanye. Hari abamuzi nanone nk'impuguke mu bijyanye n'ubuzima. Ni umuvuzi ubikora kinyamwuga, umuvuzi ubikora nk'umuhamagaro, reka mbivuge gutyo. Mbere y'uko dutangira iki kiganiro, ndifuza ko tugitangira twiragiza Imana, kuko turi kumwe n'umuvugabutumwa nk'uko nabibabwiye. Uyu mupapa araza kubibwira, araza kubasobanurira bimwe byinshi muraza kubyumva, ariko reka musabe abanze adusabire umugisha, twiragize Imana. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kuri Imana idukunda, kandi tugushimiye ko dufiteho umugambi mwiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Muri aka kanya tukwishyize mu biganza, uzubane natwe muri iki kiganiro, kandi intekerezo z'abatwumva uzihugurire kwegera umugambi wawe. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Murakoze cyane. Nubwo dusenze abantu badukurikiye batarakumva, bataramenya ese ninde turi kumwe, ndagira ngo utangire wibwira abantu bakurikiye Enroad TV. Bakunzi ba Enroad TV, mbere ya byose mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo n'umukiza wacu, ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Kagina Jean Claude. Nk'uko babibabwiye, ndi umupapa, mfite umudamu n'umwana umwe. Nkaba nkunda gukora umurimo w'Imana no gufasha ubuzima bw'abantu. Kubw'iyo mpamvu rero muzagenda mutwumva mu byigisho bitandukanye, mu biganiro bitandukanye, tuzarushaho kugenda tumenyana muri ubwo buryo. Murakoze. Urakoze cyane. Uvuze ku kijyanye no kuba ufite umuryango, ufite umudamu n'umwana, wabitubwiye, ariko noneho hari abantu bakuzi nk'umuvugabutumwa. Ndifuza ko tutarajya kure mbanza kukwibariza, ese umurimo w'ivugabutumwa ukora, imbaraga zo kugira ngo ukore uwo murimo, ufite umuryango, ufite ibindi bintu byinshi byo kwitaho, uzikura hehe? Murakoze. Imbaraga aho zituruka ntago ari muri twebwe, ahubwo zituruka ku waduhamagaye. Yego. Iyo Imana imaze kuguhamagara, ikumenyesha ibyo utari uzi,
kakumvisha agaciro k'ibyo utahaga agaciro, yego. bityo izo mbaraga Mm, nizo zituma ubasha gukora ibyo wowe utatekereza ko wakora nk'umwana w'umuntu. yego. Nta handi dukura izo mbaraga, si mu bwenge, si mu buhanga, Mm, ahubwo ni mu muhamagaro w'Imana no mm, kuba twaritabye irarika ryayo. urakoze. Ese tukiri aho, abantu bahamagarwa bitandukanye, bahamagarwa mu buryo butandukanye, reka mbivuge gutyo, abantu badukurikiye barabizi benshi, ariko se nkibaza, nka Kagina wowe ubwawe ukiri mutoya, wajyaga wumva ko uzaba umubwiriza gutya, uzaba umuvugabutumwa, ni ibintu wakuranye ukiri mutoya cyangwa se mbese byaje bite? Byaje bite kugira ngo wumve uwo muhamagaro, wumve ko aricyo kintu ugomba gukora? Uko byaje Mm, ntago navuga ko uko mbibona uku ariko nabitekerezaga. mm, Natangiye ndi umwana mutoya w'umusore ugimbutse mbyirukira mu itorero, yego. numva ko guterana, gukora inshingano z'itorero Mm, bihagije kuba umuntu ari umukozi w'Imana, mhm, ariko rimwe na rimwe naje gusanga ko icyo atari cyo gisobanuro cy'umurimo w'Imana, mm, naje kugirirwa ubuntu. yego. Naje kugirirwa ubuntu, Uwiteka anyigisha Bibiliya. Yego. Igitabo Bibiliya cyampfunduriye amabanga akomeye y'ubundi buzima. Mm, Ubwo bundi buzima nibwo nishimira kubaho. mm, Ntago rero navuze ngo ndabipanze, mm, ahubwo ni Uwiteka wabimpangiye, mm, kandi kubw'ibyo ndanamushima. yego. Muri make, umuryango wavukiyemo, wavukiye mu muryango w'Abadivantisite n'ubundi? Navukiye mu muryango w'Abadivantisite. Yego, yego. Uza kwimenyera kwisomera no kwifatira umwanzuro umaze Yego. gukura. Mm. Hanyuma se tutarajya kuvuga ubutumwa, uracyari umusore, watangiye gusoma Bibiliya, hari byinshi ugiye ubona wenda utari uzi, cyangwa se ukabona uko wabifataga atari ko biri. Noneho umwanzuro, donc ndashaka ko utwinjiza neza mu murongo w'uburyo winjiye mu murimo w'ivugabutumwa. Mbo ni ubuhamya burebure, Mm, yenda tuzafata umwanya tubahe, yego. ariko ubu ni mu ncamake nshobora kubabwira uburyo ninjiye mu murongo w'ivugabutumwa. Mm, Nkimara kumenya urukundo rw'Imana mm, rukiza umunyabyaha mm, kandi nanjye rutandetse, yego. nkatura umutwaro w'ibyaha byamvunaga Mm, ku birenge bya Yesu, yego. numvise nshimishijwe no kuzabwira abatuye isi Mm, ubutumwa bwiza bw'agakiza. amen. Mm, Numvise mvutsemo ishyaka mm, ritigeze rimbamo kuva nabaho. mhm, Muri makeya ni uko nguko byatangiye. yego. Umurimo w'ivugabutumwa nawutangiye igihe namaraga gusobanukirwa n'urukundo rw'Umukiza Yesu, rwatumye yitanga ku bwacu Mm, kugira ngo apfire ibyaha byacu. yego. Nkimara kubimenya Mm, byahinduye amateka y'ubuzima bwanjye, mm, bityo numva ntewe umwete no kubwira abandi iby'uwo Mukiza mm, witanze bene ako kageni. yego. Nuko rero nahagurutse ndi umusore ntangiye umwaka wa mbere kaminuza, Mm, ndetse nza kugira n'umugisha, Imana irakomeza iranyigisha. mm, Muri icyo gihe ndi mu mwaka wa mbere, ngeze mu mwaka wa kabiri kaminuza, naje gukora amavuna bwa mbere, mhm, numva mfite ubwoba, yego. ariko ndasenga mbwira Imana nti ni wowe wampagurukije, Yego. umpa imbaraga Mm, mbashe gukora aya mavuna. mm, Ngira ngo abajya bakora amavuna, mm, kubona public nini cyane ugiye kwibwiriza ibyumweru bibiri ni mm, ibintu bigoye. mm, Icyo gihe nayakoreye muri stade ya kaminuza, mm, ariko ngiye kubona mbona mbonye imbaraga, urabishoboye. mbwira abantu urukundo rwa Yesu, Mm, haboneka n'umusaruro, mm, nuko umurimo watangiye noneho numva mbonye motivasiyo. yego. Hagati aho se wahise utangirira mu mavuna, cyangwa byari byaratangiye mbere wigisha icyigisho kimwe? Ibi byari byaratangiye mbere nigisha icyigisho kimwe, Mm, mfasha abantu mu matsinda mato mato, yego.
twunganirana mu materaniro yo ku rusengero, Mm. no kugira ngo bampangire amavunara abanyeshuri bagenzi banjye, Yego. nuko babonaga hari icyo mfite cyo Ubishoboye. gufashisha abantu, Yego. Mm. baravuga bati reka ubutumwa ntibuherere mu b'itorero, Mm. reka tububwire N'abandi. n'abandi Mm. babashe kubusobanukirwa. Yego. Nuko uba utangiye kuba umwigisha, hanyuma se reka tugaruke ku nyuma, uri umusore, uri umubwiriza, ibyo bintu byo gufatanya ivugabutumwa, umurimo w'ivugabutumwa n'amaraso ya gisore, ko wabitangiye uri umusore, ibyo bintu wabishobojwe n'iki? Kuko biragoye pe! Ntawabura kuvuga ko bigoye, nubwo burya umuntu uri muri Kristo hari imbaraga zindi abasha kunguka bitewe n'uburyo yitwaye, ariko se nkawe nk'umusore w'umuvugabutumwa, ibyo bihe wabyitwaragamo ute? Burya Mm. ijambo ry'Imana ritubwira ko icyicaro cy'icyaha Mm. kiri aho Bibiliya yita mu mutima. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, Mm. ahari icyicaro cy'icyaha, Uwiteka ahimika intebe ye y'ubwami. Mm. Kuba umuntu afite amaraso ya gisore Mm. si igisobanuro cy'uko akwiye kugengwa nayo, Mm. igihe ayo maraso ya gisore yamaze gufatwa n'indi mbaraga Mm. yera, Yego. ntabwo amaraso ya gisore aba agifite vora yo kuyobora imikorere n'imigendere Uwo y'umuntu. muntu. Mm. Ku bw'ibyo rero ntabwo nari nkiri ushishikajwe no kuyoborwa n'ubusore, ahubwo nari nshishikajwe no kuyoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Nicyo cyabinshoboje, ni uko ijambo ry'Imana ryambereye umuyobozi, rikambera n'umucyo Mm. ugomba kumurikira aho nca hose, Mm. kandi ubusore bwanjye bukaba ari ubusore bugomba guhesha Imana icyubahiro. Mm. Amen. Hanyuma se reka tuve kuri icyo ngicyo cy'umurimo w'ivugabutumwa. Tukuzi nk'umuntu ufite inararibonye mu bintu by'ubuzima. Ibyo Yego, byo byaje bite? ibyo uko byaje, Mm. burya igihe cyose winjiye indani mu mugambi w'Imana, Mm. nibwo uhishurirwa agaciro kawe. Yego. Byatangiriye muri njyewe. Mhm. Igihe namaraga gusobanukirwa n'umugambi Imana ifiteho, Mm. nibwo nakomeje kwiga, Mm. nsanga ko impagarike yanjye yose, Mm. uko ndi kose, bikwiriye guhesha Imana icyubahiro. Yego. Nibwo naje kumenya ko n'umubiri wanjye ubwawo Mm. ari igikoresho gikwiriye kwerezwa umurimo w'Imana, Yego. ingingo zigakora kuri gahunda y'umuremyi. Mm. Ubwo rero uko byatangiye, nari mfite ubumenyi mu bigendanye n'ibimera, Mm. kuko ni nabyo nize siyansi y'ibimera, Mm. ariko muri uko gukomeza kwiga, narushagaho kwitegereza ibyaremwe, nkareba imbaraga bifite, nkareba ibimera ubushobozi bifite, Mm. nkabonamo urukundo rutangaje rw'Imana. Yego. Bityo rero mfata iya mbere, nkora ubushakashatsi, ndeba isano bishobora kugirana n'umubiri w'umuntu, Mm. nsanga bimwe n'ibyo Imana yaremeye kugira ngo bibungabunge amagara ya muntu. Yego. Bityo rero natangiye ubwo numva mfite ubwuzu bwinshi cyane Mm. bwo gukora ubucukumbuzi Mm. ku buryo bwakwifashishwa ibyo byaremwe, ibimera, Mm. tubikoresha mu kurengera ubuzima bwacu. Bwacu. Mm. Nuko byaje, Mm. ubushakashatsi bukomeza gukorwa, Yego. biza kurangira mbyirunduriyemo nk'uko mwakunze kubivuga. Yego. Yego. Mm. Mu rugendo rwawe rwo gufasha abantu ku bijyanye n'ubuzima, ari nacyo navuga fatizo yatumye twifuza gukora ikiganiro nk'iki ngiki. Wenda turaza kubisobanurira abakunzi bacu mu minota iri kuza, ariko muri urwo rugendo hari ibintu byinshi ugenda uhura nabyo. Ukurikije iyi si tubayemo, ukurikije abantu tuba turi kumwe, natwe ubwacu imibereho turiho hari aho itwerekeza. Hari aho itwerekeza bitewe n'ubuzima turiho. Ibintu mbese kuri ubu ngubu iyo urebye ubuzima turimo n'ubuzima nk'abantu bo mu myaka 100 ishize uko bari babayeho, ni ibintu bitandukanye cyane. Wowe nk'umuntu umenyereye ibyo bintu by'ubuzima, ubona ari izihe mpinduka, donc ari iki cyateye impinduka ziriho ubu ngubu? Mu bigaragara, Mm.
yenda tuzagenda tunafata n'umwanya tubisobanura twifashishije n'ibihamya bitandukanye yego. by'ijambo ry'Imana, Mm. tunifashishije n'ibihamya bitandukanye bya siyanse, Mm. ariko icyabiteye nyirizina Mm. ni icyaha. Yego. Uko icyaha cyakomeje kuganza mu isi, Mm. niko kononekara kw'ikiremwamuntu kwarushijeho kwiyongera. Yego. Ko kononekara kwazanye impinduka zitandukanye, Mm. habaho guhungabana kw'imitekerereze, Mm. kwangirika kw'imico mbonera bitewe n'ubuzima abantu bimenyereza kubaho, Mm. ibyo byose bikabyara ingaruka mbi, Mm. ndetse hakabaho no gutandukana kw'abatakatandukanye. Mm. Ibyo rero nibyo Satani yishimira. Yego. Gahunda rero y'Imana ni ugusubiza mu murongo ibyo Satani yangije. Yangije. Mm. Ndatekereza ko nuko tubona iyo shusho, Mm. hariho kwangirika kw'ikiremwamuntu cyane Mm. no kwangirika kw'imico mbonera, Mm. akaba ariyo mpamvu abantu bakeneye ubwunganizi bufasha imitekerereze yabo. Yego. Tukiri kuri icyo ngicyo mpise nibuka ibintu byagiye bibaho mu minsi yashize bikabaho ku bantu benshi. Hari ikintu kigeze kuza kiravugwa mu itorero, kiravugwa cyane, bamwe turanababura, abantu bari abakozi b'Imana, bari abavugabutumwa, reka mvuge gutyo, bakomeye, turababura, barirukanka baragenda mu bihe bya kovide, mu bihe by'iki. Inshuro nyinshi abo twagiye tubona nabonye baragiye bitwaza bati ibi ni ibintu byahanuwe, dore biri gusohora, ibyahanuwe biri gusohora, Ati n'imperuka yageze. imperuka irageze. Mbese bamwe batangira guhunga, si ibyo niko nabivuga. Nkawe nk'umuvugabutumwa, ibyo bihe biba wabyitwayemo ute? Ni iki cyatumye utajya muri uwo murongo w'abo bantu nawe ngo uvuge uti koko niyo yamperuka, ngo ufate umurongo nk'uwo bari barimo? Ijambo ry'Imana Mm. ryo muyobozi wa byose. Yego. Iyo waryisunze Mm. ntabwo ushobora kuyoba. Mm. Ntabwo ndi burambure imirongo myinshi igiye itandukanye, Yego. ariko icyandinze ibyo byose ni ijambo ry'Imana. Mm. Iyo nza gukoresha inyurabwenge yanjye nkurikije ibyo amaso yarebaga, Mm. nashoboraga kuba nk'uko wari uvuze, Yego. nkamera nk'abandi bose. Yego. Ariko ndashimira Yesu ko yambwiye ko Mm. ijambo rye ari umurinzi Amen. w'ubugingo bw'abawuhungiraho. Mm. Ubwo rero igihe ibyo byose byasohoraga, Mm. ndetse bisa nko gusohora kwa bumwe mu buhanuzi bw'iminsi y'imperuka, Yego. nafashe iya mbere mfata umwanya wo kwiga, Mhm. ndetse nongera nsubira mu byo nize kera, Mm. nibwiraga ko nize, Yego. nza gusobanukirwamo ikiri kuba Mm. ndetse n'icyo Imana iteganya hirya y'ibyo. Yego. Naje gusanga ko atari ryo herezo, Mhm. ahubwo ko ari urugamba ruheruka ruba ruri kurushaho kujya mbere, ariko iherezo ritaraza. Mm. Bityo rero igihe iherezo ritaraza, umwana w'Imana akomeza kuguma mu birindiro, Yego. kuzageza igihe Imana yavuze uko kizaba giteye gisohoye, Mm. kandi umuntu akanitwara nk'uko Imana yateganyije ko abana bayo bagomba kuzitwara. Yego. Kugira ngo murakoze, n'icyo nabivugaho Mm. kuri ibyo mumbajije. Ese icyo gihe ibyo bintu biba, wenda reka ntarabivaho gatoya, nta mbogamizi byigeze? Yego, wafashe igihe cyo kubisengera, ariko se nk'umuntu wari uri muri uwo mujyi w'ivugabutumwa, abe kuri wowe, abe ku nshuti zawe mwabanaga, mwakoraga umurimo umwe, abe ku muryango wawe, nta ngaruka byigeze cyangwa se ntacyo byigeze bihungabanyaho muri icyo gihe uko wari ubayeho? Ntago icyo byahungabanyijeho ntago cyabura, Mm. kubera ko niba babanaga n'abantu kandi muhujwe n'ikintu gikomeye, Yego. muba mwarabaye nk'inshuti kandi muhuje n'intego, Mm. ukabona murasa nk'aho mutagihuje imitekerereze, Mm. wumva ugize igihombo Yego. kuko uba ubuze inshuti. Mm. Ibi byabayeho, ndetse natwe byadushyize mu ishidikanya, Mhm. igihe hari hatari hakabaho gutuza Yego. ngo umuntu abaze Imana igikwiriye gukorwa. Mm. Natwe twagize ishidikanya, Mhm. ariko uhungiye ku birenge bya Yesu ahabwa umucyo wose yari akeneye Mm. iyo afite kuwushaka. Yego. Igihe twegeraga Umukiza
binyuze mu masengesho no kwiga nibwo urujijo rwose twari dufite Wavuye. Uwiteka yarukuyeho tuguma mu murongo muzima ariwo n'uyu munsi duhagazemo mu gihe dutegereje ko impanda ya nyuma y'imperuka izavuga nk'uko Uwiteka yabivuze. Urakoze cyane. Rero reka ne kujya muri byinshi, ngaruke ku ntego yatumye dukora kino kiganiro. Mu by'ukuri twifuje ko nk'umuntu ufite inararibonye mu buzima, nk'umuntu ufite inararibonye mu ivugabutumwa, wagira byinshi usangiza abantu bakurikira Enirod. Benshi twifuza yuko banaguka, ari nayo mpamvu twavuze tuti reka byibuza dutegure ikiganiro kivuga ku magara mazima. Yego. Kuko buri wese uko turi hano, abantu benshi bari kutureba badukurikiye, hari ibintu byinshi bakigira mu kuba bamenya ubuzima bwabo. Reka mvuge gutyo, bwa mbere guha ubuzima bwawe agaciro, kumenya ko uri umuntu w'agaciro, kumenya ko ubuzima bwawe atari ubwawe, udakwiye kwigenga ngo ubukoreshe icyo ushaka. Wowe nk'umuntu ufite inararibonye ku buzima, hari byinshi wadusangiza, hari inyigisho nyinshi waduha, hari inyigisho nyinshi abantu bakungukiraho. Ari nayo mpamvu twifuje ko twajya dukora kino kiganiro cy'amagara mazima. Ese tukiri aho ngaho kuri icyo kiganiro, ngira ngo warabitwemereye ko uzabidukorera, ariko wenda duhe nka introduction y'icyo kiganiro, muri make wowe uko ucyumva, ikiganiro wifuza kuduhereza kizaba kimeze gute, ni icyo abantu bakwiye kumenya badukurikira. Ngira ngo murakoze cyane. Mbere y'uko mbaha introduction, nagira ngo dufatanyirize hamwe kureba ijambo ry'Imana. Yego. Kuko ibyo tugomba kuganira byose bigomba kuba bifite urufatiro mu ijambo ry'Imana, kuko niyo mugenga wa byose. Yego. Iyo turebye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, Yego. ku gice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 19, haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, Yego. wo mufite wavuye ku Mana. Hagakomeza hagira hati kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Aha ngaha turabonamo ibintu bibiri bikomeye. Hari kutigenga. Yego. Kutigenga. Muri iki gihe abantu benshi bashishikajwe no kubaho uko babitekereza. Kandi ijambo ry'Imana ryo ritubwiye ngo ntitubeho twigenga. Kandi uko kwigenga kuvuzwa aha ngaha ni ukwigenga ko mu buryo bw'umubiri. Yego. Ni ukwigenga ko mu buryo bw'umubiri. Uko duha agaciro umubiri wacu biturutse mu bwigenge bwacu, ariko bidafite urufatiro mu mahame y'Imana, ibyo ni ukugoma ndetse kugaragaza abantu bo muri iki gisekuru cyo mu minsi y'imperuka. Yego. Icya kabiri hano hatubwiye ni uko twaguzwe igiciro cyinshi. Icyo giciro cyinshi twaguzwe ni amaraso ya Kristo yamenetse ku bwacu, kugira ngo tubohorwe ububata bwose iyo buva bukagera, n'ubwo bwigenge bwose tubukurweho kubw'ubuntu bw'Imana. Ikindi tubona cya gatatu hano ni uko tubona yuko ari twebwe dukwiye kugira uruhare mu gutuma imibiri yacu ihimbaza Imana. Benshi bajya batekereza ko guhimbaza Imana ari ukuririmba, guhimbaza Imana ari ugusenga, ari ukuramya mu buryo abantu batekerezamo amateraniro yo kuramya. Ariko ijambo ry'Imana ritwigisha kuramya no guhimbaza Imana mu buryo burenze uko tubitekereza. Niyo mpamvu dufata insanganyamatsiko nk'izi kugira ngo abantu twumve ukuri kwa Bibiliya. Ni ukugira ngo rero imibiri yacu ibeho ihimbaza Imana. Yenda soza iyi introduction cyangwa iyi mbanziriza amagambo, uko guhimbaza Imana niko tuzinjiramo cyane
ni uburyo imibiri yacu izabaho, Mm. ingingo zacu zikabaho zumvira amategeko y'umuremyi yashyize Mm. muri zo. Yego. Murakoze, Mm. Imana ikomeze kuduhana umugisha kandi iduhe kumva urukundo rwayo n'ukuri Mm. kwayo kutuyobora ku Mm. buzima bw'igiciro kandi bwuje umunezero. Yego. Urakoze cyane. Muri iri somo ni ryiza cyane. Mpise mbona ko rizahuza cyane n'insanganyamatsiko dufite. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Abantu bose mudukurikiye, iri somo ni isomo ryiza cyane ritwereka yuko ubwacu imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Ese izo nsengero z'Uwiteka tuzikoresha dute? Ese twitwara gute? Mbese nk'uko wari ubitubwiye, ni gute dushobora guhimbaza Imana mu bundi buryo burenze bwa bundi? Ibyo ni ibintu tuzigira muri kiganiro cyitwa Amagara Mazima. Reka nanababwire ko ariko cyitwa, ni ikiganiro Amagara Mazima. Tuzakuramo byinshi bitandukanye, tuzakuramo byinshi, tuzamenyeraho neza ese imibiri yacu ni gute dukwiye kwitwara, ni gute dukwiye kuyitwara za nsengero z'Uwiteka turazitwara dute twebwe tuzifite? Ni ikintu gikomeye cyane. Wowe ukurikiye Nirod TV uyu munsi, nakwifuriza ko igihe cyose ugomba kuba witeguye kubana natwe muri iki kiganiro, kuko muzigiramo ibintu byinshi. Hari n'abantu bagiye bakubona mu materaniro y'ivugabutumwa, habamo ibyigisho by'ubuzima. Uri umuntu ukunda kwigisha ibyigisho by'ubuzima cyane. Uwo muhamagaro wo kwigisha ibintu by'ubuzima ubona ari iki bimarira abantu? Reka mvuge gutyo, abantu ubyigisha cyangwa se abantu ubiha, ubona ari izihe nyungu babikuramo? Yenda ku bazadukurikira bazarushaho nabo kugenda babibona, ariko umusaruro nkunda kubonamo ni uko muri byose habanza gukira imitekerereze ya muntu. No muri ibi byigisho by'ubuzima dukunda gutambutsa, hari benshi bakiriramo ihungabana. Icya kabiri, hari benshi bakiriramo n'uburwayi kandi nta muti wabavugutiye. Kuko nidusobanukirwa amagara mazima icyo ari cyo, ni umurongo wagutse cyane. Ushobora gukira hashingiwe ku myumvire yawe yahindutse. Burya iyo imyumvire ihindutse, uba wamaze kwinjira mu murongo ukugeza ku ntego nziza yarihishwe amaso yawe. Ubwo rero umusaruro wo uraboneka, kuko abantu barakira, abantu bararuhuka mu mutwe, abantu bongera kugira umunezero batagiraga, abantu babasha gukora amahitamo mazima, abantu babasha gufata ibyemezo biboneye kandi bahesha umugisha ndetse n'amagara mazima. kugira ngo ni icyo ngicyo nabasha kubabwiraho cyabonetse. Urakoze. Turi kugana ku musozo, hari abantu bajya bakugana mu buryo bw'ubuvuzi, tunabibabwira abantu badukurikiye ko uri umuvuzi ubikora nk'umunyamwuga ubifitiye ububasha bwo kubikora, unabizi kubikora cyane, ariko tukiri aho ngaho, abo bantu bakugana, hari abakugana batandukanye. Uwo ari we wese ashobora kuza afite indwara runaka. Ese nkawe iyo ugiye kuvura umurwayi, wenda akatubwireho gatoya, umuntu akuganye akubwira ati mfite indwara iyi n'iyi ndarwaye, ugiye kumuvura, ugiye kumuha umuti, ugendera ku ki ujya gufasha umurwayi? Reka mbivuge gutyo. Icya mbere, iyo tujya gufasha umurwayi turabanza tukamuganiriza, tukamutega amatwi, tukumva uburwayi bwe, Yego. ndetse tukanamufasha gusobanukirwa ubwo burwayi. Muri ibyo ngibyo, muri uko kumutega amatwi no kumuganiriza, nibwo bitewe n'ubunararibonye dufite n'ubumenyi tugiye dufite ku bigendanye n'ubuzima, tubona hari amafuti menshi aba yarakozwe yateye ubwo burwayi. Tukabanza tukamuyobora inzira yo kwirinda, kugira ngo nitunamuha n'ubufasha azabashe gusigasira amagara ye,
bityo ubwo burwayi bumuhangayikishije bumurajije ku nkeke butazongera Bwongera kugaruka kugaruka. ukundi. Yego. Ni ubwo buryo dufashamo abarwayi, Mm. bityo rero tugaha umuntu umuti ukwiriye Mm. uburwayi bwe, ariko tukanamwigisha n'uburyo akwiye kuwukoresha mu Mm. buryo bukurikije gahunda y'Imana. Yego. Reka kuko n'ubundi turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gitoya twari dukoze kugira ngo tubwire abantu ibyo bakwiye kwitegura kubona hano, ndi kugira ngo hari abantu bari barakubuze, hari abantu muba mutavugana, hari n'abo bantu bahari bashobora kuba bahari bavuga bati turakubonye kandi wenda tuzi ko bino bintu ushobora kubivura, ndagira ngo turi ku musozo utubwire uburyo abantu bakubona, aho bagukura, ahantu ukorera kugira ngo n'abifuza kukugana babone aho bakubona byoroshye. Abadukeneye dukorera mu mujyi wa Ruhango, mu karere ka Ruhango. Mm. Ku bagenda mu Ruhango ni ruguru y'ahahoze icyapa cy'itabi, aho ubu ngubu twita muri rompuwe. Yego. Ni iruhande rwa Equity Bank. Mm. Icyo kigo cyacu cyitwa Kagina Amagara Mazima Mm. Co Ltd. Dukora ubuvuzi bushingiye ku mwimerere Mm. ndetse n'ubujyanama bwo kwirinda twitungira amagara mazima. Yego. Nimero mwatubarizaho hari abakeneye kugira icyo batubaza, Mm. kudusobanuza, Mm. ni 0782 Mm. 33 69 59. Okay. Yes. Ubwo abantu badukurikiye, abantu mukurikiye ni Enirod TV, ngira ngo murabyumvise ahantu mwamusanga ufite icyo wifuza kuba wamuganirizaho, ufite uburwayi runaka ushaka ko yakugira inama, donc aho niho mwamusanga, ni hano mu Ruhango, mu mujyi wa Ruhango yahababwiye neza. Wowe rero udukurikiye, reka nkusabe kugira ngo ujye uhora witeguye kubona ibiganiro nk'ibi ngibi. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byo kwitungira amagara mazima, kuko nicyo kintu cy'ingenzi twagakwiye guha abantu. Muri iki gihe hariho ibintu byinshi tureba, rimwe na rimwe bitanadufitiye umumaro, ariko burya kubona umuntu wicara akakubwira uburyo ukwiye kwitungira amagara yawe nta kiguzi bigusabye, ni ibintu by'agaciro. Reka ngusabe rero wowe udukurikiye, wowe wakurikiye kino kiganiro, kugira ngo niba utarakora subscribe ubikore, kugira ngo ukande kuri notification kugira ngo ikiganiro kigiye kuzaho vuba aha ngaha kitari butinde uzabe mu ba mbere bakibona, maze turusheho gukomeza kungurana ubumenyi, turusheho gukomeza kugirana inama, kandi by'umwihariko nanabasaba kugira ngo niba iki kiganiro ubonye ari ingirakamaro ugisangize na mugenzi wawe. Ubwo ndavuga ku biganiro bigiye kujya bitambukaho byo kwitungira amagara mazima. Byaba byiza ubonye ikintu kigufasha ukifuza ko n'abandi kibafasha. Reka rero nk'uko twatangiye kino kiganiro dusenga n'ubundi twiragiza Imana dusoza. Reka abakurikiye Enirod TV Mm. twicishe bugufi dusenga Imana. Mm. Turagushimye Data wa twese, tugushimye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Mm. Turagusabye cyane kugira ngo abakurikiye iyi cano ubahe umugisha wawe, Amen. kandi iki kiganiro tumaze gutambutsa Mm. kigira umumaro ku mitekerereze y'abumva Enirod TV, Amen. kandi kizatubere imbarutso yo gutuma tugira amagara mazima. Amen. Reka rero uburwayi bwa hato na hato Mm. bwugarije iyi si ubukureho nk'Imana, Mm. ukoresheje uburyo bwawe, Mm. kugira ngo abantu imibiri yabo irusheho kuguhimbaza. Amen. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen.